Ese wari uzi ko hari abagore batekereza ko barwaye indwara ikomeye kandi ari menopause yatangiye? Hari n'abatekereza ko ubuzima bwabo buri mu kaga bitewe n'ibimenyetso bari kwibonaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bimenyetso byakumenyesha ko uri muri menopause. Turavuga kandi n'iryari umuntu ajya muri menopause, n'iryari umuntu ajya acura. Nyuma yabyo turaza kugusobanurira n'uko wakwitwara kugira ngo urwo rugendo urusohokemo neza, kugira ngo urwo rugendo urusoze neza. Ikaze rero ni muganga Theophila mugiye kuganira nk'ibisanzwe, aho uyu munsi uri buze gusobanukirwa niba waratangiye kujya muri menopause cyangwa se niba utarayijyamo bitewe n'imyaka ufite, bitewe n'ikigero urimo. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu. Menopause ubusanzwe ni iki? Menopause ni cya gihe umugore aba atakijya mu mihango. Akenshi twe twemeza ko yatangiye menopause iyo amaze amezi 12 atabona imihango. Icyo gihe rero iyo umugore amaze ayo mezi bikunze kuba hagati y'imyaka 45 na 55 nibwo umugore atangira kujya muri menopause. Ahangaha rero iyo biri kuba hari ibimenyetso umugore abona by'impuruza bimubwira ko agiye kujya muri menopause. Ibi bimenyetso iyo utangiye kubibona utangira gutekereza ko ugiye gucura, ugatangira no gutekereza uburyo ugomba kwitwara. Ubusanzwe mbere ya menopause hari igihe cyiza cyangwa se hari ibimenyetso biza twita perimenopause. Ibi bimenyetso rero ahangaha umugore aba atangiye kubona impinduka z'umubiri we, umugore aba atangiye kwinjira muri menopause. Ahangaha niho ugiye kwibaza se ngewe ibi bimenyetso nabigezemo. Ahangaha niho ugiye kureba ibijya bikubaho ukibaza nimba nawe koko waratangiye menopause. Hanyuma ntukomeze kugira ubwoba kuko benshi mubona ibi bimenyetso mugatekereza ko ari uburwayi. Ikimenyetso cya mbere gikunze kugaragara ni uko usanga umugore atangiye kujya abona imihango, ejo akayibura gutyo igenda ihagarara, akamara amezi 2 akongera gutyo gutyo. Icyo ni ikimenyetso kikubwira ko utangiye kujya mu mihango, utangiye kwinjira muri menopause nimba nta bundi burwayi ufite. Ikimenyetso cya kabiri ni ugushyuha cyangwa se kumva umuntu afite ubushyuhe bwinshi mu mubiri. Abantu benshi iyo babyumvishe bagira ngo ni uburwayi, ariko nimba uri muri ya myaka nakubwiye 45 kugeza kuri 55, ujye utekereza ko watangiye menopause. Ikimenyetso cya gatatu ni ukubira ibyuya byinshi nijoro. Akenshi usanga abadamu batangiye kwinjira muri menopause bagira ibyuya byinshi nijoro. Ubibonye rero akibaza ko ari uburwayi, akibaza ko ari ikibazo gikomeye ku buzima bwe, nyamara ntago ari cyo, ahubwo ni menopause iri gutangira. Ikindi kimenyetso kibabaho ni ukudasinzira neza. Abantu batangiye kwinjira muri menopause batangira kutasinzira, umuntu akarara areba. Ibyo rero nabyo ni ikimenyetso kikwereka ko watangiye kwinjira muri menopause. Ikindi kimenyetso gikunze kubabaho ni ukurakazwa n'ubusa. Hahandi umuntu akubwira akantu katari na kabi ariko umuntu akarakara, ibintu bikaba ibibazo. Icyo gihe rero nimba utangiye kugira utu tumenyetso mu myaka yawe 45 kugeza kuri 55, wumve ko utangiye kujya muri menopause. Ikindi kimenyetso gikomeye bajya bagaragaza ni ukumagara mu gitsina, abandi bakagira ibibazo byo gutangira kubura ubushake bw'imibonano. Mbese ibi bintu nabyo bikugaragariza ko utangiye kwinjira muri menopause nimba nta bundi burwayi ufite mu mubiri wawe. Ikimenyetso kindi kiye kibabaho ni ukunanirwa vuba. Hahandi umuntu akora n'akantu gato akumva arananiwe, hahandi umuntu yumva ahorana intege nkeya. Ibi rwose ubyumve ko niba nta bindi bibazo by'uburwayi ufite, wumve ko ari ibisanzwe, ari umubiri uri kugira impinduka. Ikimenyetso kindi abantu bakunze kugira muri menopause ni ukubyibuha cyane inda. Abantu bageze muri ibi bihe bakunze kubyibuha cyane, na cyane ko hari imisemburo iba iri kugenda igabanuka mu mubiri, ugasanga rero bagize ibi bibazo. Hari abagore batekereza ko barwaye cyane batangiye kubona ibi bimenyetso kandi ari menopause yatangiye.
Igihe rero wumva utagishaka gusama, igihe wumva utagikeneye kubyara, ahangaha uba ushobora gukomeza kwirinda, kuko ibi ni ibimenyetso bitangira, ntabwo uba wari wakagera muri menopause. Wemera ko wageze muri menopause, wemera ko wacuze igihe umaze byibuze amezi 12 utabona imihango. Mbere yuko rero imihango ihagarara burundu, abagore babona ibi bimenyetso, abagore baba bashobora gusama. Niyo mpamvu mugomba gukomeza mukirinda, niyo mpamvu mugomeza kwiyitaho kugira ngo mutaza gusama, kandi mugasama mutabishakaga, mugasama mutari mwabiteguye. Muri menopause rero hari ingaruka zibaho. Buri kintu cyose nabwiye ko kigira ibyiza kikagira n'ingaruka. Ingaruka zibaho rero bitewe nuko imisemburo iba iri kugabanuka. Akenshi usanga abantu batangira kugira ibibazo byo gucika intege mu ngingo, abandi ugasanga bari kugira ibibazo byo kurwara umuvuduko w'amaraso, abandi bakagira ibibazo byo kurwara indwara z'umutima, abandi nyine bakabyibuha cyane nk'uko nabibabwiye. Hari n'abatangira kumva bafite agahinda, abandi mbese ukabona ko bagize stress. Ibyo rero izo ziba ari impinduka nyine z'umubiri zabiteye, abantu bakagira izi ndwara. Niyo mpamvu uba ugomba kwiyitaho, niyo mpamvu uba ugomba gutekereza, ese nakora iki? Aricyo ngiye kukubwira ugomba gukora. Igihe wabonye ibimenyetso, igihe utangiye kumva umubiri wawe ucika intege, inshuti yanjye, hari ibintu 7 ugomba kwitaho kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza igihe uri muri menopause. Ikintu cya mbere ni uko ugomba kurya indyo yuzuye, cyane cyane wibanda ku byo kurya bikongerera ubudahangarwa, ku byo kurya bikongerera imbaraga. Icya kabiri ni ugukora siporo, ko gukora siporo biratuma umubiri wawe ukora neza, bigabanya na bya binure, wa mubyibuho nawo ukomeze kuri gahunda. Ikintu cya gatatu ni ukunywa amazi ahagije. Umubiri ukeneye amazi kugira ngo utumagara. Icya kane ni uko wirinda stress, ukaguma kwiyitaho, ukaguma kwirinda kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Ikintu cya gatanu ni ukujya kwa muganga igihe cyose uri kubona impinduka zidasanzwe ku mubiri, kuko biba bishoboka ko ari indwara z'umutima warwaye, umuvuduko w'amaraso. Icyo gihe uba ugomba kujya kwa muganga kugira ngo ukomeze wite ku buzima. Ikintu cya gatandatu ugomba kwirinda itabi. Nimba wanarinywaga, gerageza uryihorere. Icya karindwi, irinde kunywa inzoga nyinshi. Ndabizi abantu benshi bakunda inzoga, ariko gerageza wirinde kunywa inzoga nyinshi, ubyibuze ugenda ugabanya kugeza igihe uzayireka. Nshuti yacu rero bana natwe, ndatekereza ko nawe wenda wibazaga kuri menopause, ukibaza se nimba ari uburwayi, ariko uyu munsi ndizera usobanukiwe. Na cyane ko hari abantu benshi nabo bibeshya ko menopause ari uburwayi, bibeshya ko menopause ari ibibazo, ariko ntabwo ari ibibazo, ahubwo ni impinduka z'umubiri. Ibyo rero wibeshyaga, ibyo watekerezaga kuri menopause, ndakeka ko uyu munsi ubisobanukiwe. Cyo udusabwa ni ugukomeza kubana natwe, ugakomeza kwiga, ugakomeza gusobanukirwa hamwe na muganga Theophila mu biganiro byacu bya Rengera Ubuzima.